Rwanda nk'igihugu kidakora ku nyanja kandi ntikigire n'umutungo kamere munini tumenyereye ari wo wiganjemo amabuye y'agaciro menshi cyangwa se za peteroli n'ibindi. Nyuma ya jenoside kubera ubuyobozi bwiza leta yashyize imbaraga no mu gufasha urwego rw'abikorera abaturage benshi bituma barushaho kugira umuhati wo gukora kandi bakunguka. Uko gukora abaturage bakunguka ni nabyo byajyanye no kuzamura imyumvire mu bikorera kiyogewe cyangwa wowe dukora ibikorwa bibyara inyungu tukunguka. Hari n'amafaranga kuri iyi nyungu tuba tugomba gutanga nk'umusoro wubaka igihugu. Iyi misoro abaturage batanga murabizi kare ifite uruhare rukomeye mu byiza uyu munsi u Rwanda rugezeho. Mu mwaka w'1998 ikigo cy'imisoro n'amahoro gitangiye gukusanya imisoro. Amafaranga y'imisoro yakusanyijwe ajya kunganira ingengo y'imari y'igihugu yari miliyari 62.8 gusa. Bitandukanye n'uyu munsi ariko nk'iyo urebye mu mwaka w'ingengo y'imari ushize 2020-2021 imisoro abaturage batanze ingana na miliyari zisaga 654. Murabyumva ko ari amafaranga menshi y'imisoro yiyongereye. Mu Rwanda abaturage benshi bazi ko gutanga umusoro ataragahata ahubwo ari ugufasha igihugu cyabo ngo kibashe gukora ibikorwa by'iterambere. Nk'iyo nanone urebye mu myaka 5 ishize duhereye nko mu mwaka w'ingengo y'imari 2015-2016 umubare w'abasora banditse barengagaho gati 136 gusa, ariko byageze mu mwaka wa 2019-2020 abasora banditse bamaze gusaga 231. Ngiyi impamvu rero ikigo cy'imisoro n'amahoro buri mwaka gishimira abasora byose ni ukubera uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu. Gushimira rero buriya nuko haba hari cyakozwe. Abasora bafata inshingano zo gutanga umusoro bareba kandi bakawutangira igihe. Ari nayo mpamvu kimwe mu bikorwa byo kuzamura iyubahirizwa ry'inshingano zo gusora ndetse n'imyumvire ariko kandi no gusora ku bushake. Habamo n'igikorwa cyo gushimira abasora, akaba ari ukwezi kose kubamo ibikorwa bitandukanye byo gushimira abasora mu mpande zose z'igihugu no mu byiciro byinshi batandukanye barimo haba ari abasora banini, haba ari abasora batoya, hari abaciriritse ndetse no ku bwoko bw'imisoro bitandukanye batanga. Hari za TVA, hari imisoro ku mutungo utimukanwa n'indi misoro. Ubwo rero ni igikorwa ngarukamwaka n'ubu ngubu tugiye kwinjiramo kugira ngo abasora bitwaye neza mu mwaka ushize hagire ababahagararira bashimirwa, ariko kandi tunizihiza ibyo twamaze kugeraho bitewe n'imisoro batanze. Uko imyaka igenda mu Rwanda abasora barushijeho gusobanukirwa ko gusora iyo bakoze bakagira icyo bunguka hari amafaranga bigomwa kuyo babonye nk'inyungu bakayatanga mu isanduku ya leta kugira ngo igihugu nibara amavuriro kiyubake, nibara amashuri, imihanda n'ibindi nabyo byubakwe. Imyumvire yazamutse mu basora niyo yatumye nko mu mwaka w'ingengo y'imari ushize wa 2020-2021 mu mafaranga y'imisoro Rwanda Revenue yagombaga gukusanya yaragezweho ku gipimo cy'103.8%. Aha mwese murabizi ko isi yose maze igihe ihanganye n'icyorezo cya COVID-19 cyanagize ingaruka zikomeye ku bucuruzi. Gusa bamwe mu bakoze bakunguka ntabwo bibagiwe no gutanga umusoro ujya kubaka igihugu. Murabibona ko tuba twatanze amapatante n'indi misoro yose dusabwa. Igituma nishimira gutanga umusoro nuko uwo musoro dutanze ari uva muri bya bikorwa biri gukorwa biba bivuye muri uwo musoro. Ni ukuvuga ngo niba bubatse umuhanda cyangwa se bakubaka igare, abantu bazarushaho kwiyongera, bazemo hano noneho batugurire, natwe dutanga umusoro kubw'ibyo bikorwa byakozwe na ya misoro twatanze. Icyo kiradushimisha kuko nimba hari kubaka umuhanda birumvikana ko abantu bazawunyuramo ni benshi, baza banyura muri uwo muhanda bakagera no muri iri soko, bakagera no muri iyo gare, bakaduha amafaranga, natwe kuri ya mafaranga twabonye tugatangamo umusoro wa leta kuko ni ngombwa. Mu Rwanda hirya no hino abaturage bakora ibikorwa bibyara inyungu abenshi ntabwo gutanga umusoro bakigombera k'abakozi bashinzwe gukusanya imisoro bajya kwirirwa babibutsa. Abenshi bamaze gusobanukirwa ko gusora ari inshingano zibareba. Ubu ndagira ngo nkubwire ko iyo turimo dusora turijyana, kuko twasanze ibyo turimo dukora bigerayo n'umuntu yakubaza. Haraganiro kajya gatambuka kuri radio
ati ya mihanda n'ibiki byose ntimuze ko biva mu misoro. Icyatumye tunezezwa no gusora rero ubu hano muri Gisagara yose, ntekereza ko bitaba ku mwanya mubi ku bantu basora, kuko turabyihutira twabonye ibyiza by'umusoro. Urumva ubu amazi hano iwacu ntajya abura, naho hepfo ubwo ngubwo turateganya yuko bazakongera n'akandi gahanda ndetse kameze neza nabo gakaburimbo mu makaritsiye. Ibyo byose bizabivuye ku misoro. Ubu rero iyo dusora uzagenda ara ku murenge aho dusorera cyangwa hano ku RCCB harimo icicaro cy'ahantu nyine bashinzwe imisoro ya Rwanda Revenue, ugereyo usange buri munyagisagara wese yitabira nimba ari patante nimba ari umusoro, twijyanayo hano ku budget babo tutanga amafaranga, kubera ko tuzi icyo akora iyo agiye agerayo, ayo ku Gisagara agerayo. Kuzamura imyumvire y'abasora murabizi ko byajyanye no kwigisha abasora zimwe muri gahunda zashyizweho n'ikigo cy'imisoro n'amahoro n'ubundi zigamije korohereza abasora. Uyu munsi twese tumaze kumenyera gahunda ya IBM kuri bose. Aha nta kindi cyatumye amafaranga yiyongera usibye imyumvire y'abacuruzi igenda izamuka iyo ugiye kugura akaguha fagitire, kandi natwe abaguzi iyo tugize icyo tuguze tukibuka ko baduha fagitire yemewe ya IBM y'ibyo dutwaye. Ninjiye mu bijyanye n'imisoro hamaze igihe mu mwaka w'2000 za IBM zije fati ya mbere kujya kwinjira muri IBM. Ibyo byose nabyinjiyemo nta gahato, ari umutima nama wanjye ubisabye, nkavuga nti reka njye ngendana neza n'ibijyanye n'imisoro kuko n'uburyo bwiza, kuko aho kugira ngo baze bakwinginga buri kanya wakabaye ufati ya mbere kugira ngo ukore ibijyanye n'imisoro neza. Nibwo buryo bwiza, nibwo wumva unatekanye ugakora akazi neza mu buryo butekanye, ariko umusoro ukagera aho ugomba kugera. Gushyiraho umunsi abasora muri buri ntara bashimirwa byatumye imyumvire yo gusora irushaho kuzamuka, habaho n'ubusabane hagati y'abasora n'abakira imisoro. Icyagaragaye nuko kuva batangira kiriya gikorwa cyo gushimira abasora hari umusaruro munini cyane byatanze, kandi nta n'umucuruzi n'umwe cyangwa uwikorera utifuza yuko yahembwa. Ni ikintu rero ngiye nshyigikira buri gihe, nkumva ari cyiza, kubera ko nanjye nifuza igihe cyose yuko byazangiraho nanjye nkahembwa, nanjye nkumva uruhare rwanjye mu guteza imbere igihugu cyanjye rungezeho. Ariko si n'icyo gusa, niyo ntahembwa mba numva wa wundi wahembwa yabikoreye, kandi bimwongerera imbaraga zo gukomeza gukora neza kurushaho. Icyo nabwira umuntu ugiseta ibirenge mu gutanga umusoro nuko namubwira ko yasigaye arihombya kandi ahombya n'igihugu. Ibyiza nuko twacuruza neza twunguka, tugatanga umusanzu neza kandi ku gihe, tugasora neza ku gihe, ari byo bizana iterambere ryihuse, kubera ko wowe nutabutanga uzaba umeze nk'unyunyuza imitsi y'abandi. Muri rusange ni byinshi bishimirwa abasora batuma imisoro igihugu kibona yiyongera, ari nayo mpamvu buri wese asabwa kuba ijisho rya mugenzi we mu kwirinda ibikorwa byose bituma imisoro inyerezwa. Impamvu y'ibi murabizi ko hari toni nyinshi z'ibicuruzwa bya magendu bigenda bifatwa kuko ba nyirabyo badashaka kwishyura imisoro. Rwanda Revenue ishima ko hari abacuruzi beza bayiha amakuru yaba bakijandika muri bene ibi bikorwa bitemewe. Ariko noneho buriya hari n'ababona nk'ibyo imisoro yakoze, ukabona wenda abana bari bamerewe nabi, wenda batabona ko bitabwaho neza, cyangwa se batabona ko bavurwa neza, ababyeyi babyariraga ku mihanda cyangwa se bahekwa mu ngobyi. Yabona ibikorwa nk'ibyo ngibyo akabona ubwiza u Rwanda rugenda rugeraho cyangwa se iterambere, akibweza akavuga ati oya, nanjye ntagizemo uruhare rwanjye naba ngayitse. Hari ababibwiriza rero bagahita bavuga ati oya, nanjye reka njye nkora ibindeba. Bityo rero abari inyuma abagiseta ibirenge rwose twababwira yuko urugendo turimo ni urwacu twese nk'abanyarwanda, biratureba kandi bidufitiye inyungu twese, haba ari wowe ugiseta ibirenge, haba ari n'abamaze gutera intambwe ishimishije, twese tubigeramo inyungu. Niyo mpamvu twakangurira buri wese rwose kugira ngo dufatanyirize hamwe, dusenyere umugozi umwe mu kubaka u Rwanda twifuza. Ariko kandi hari igihe tuvuga gutya wenda umuntu akavuga ati ibyo ni iby'abacuruzi, njye ntago bindeba. Nyamara buri muturarwanda wese
afite uruhare mu isoresha. Uti mu buhe buryo? Uruhare afite nuko icya mbere ashobora gusaba inyemezabuguzi za IBM mu gihe cyose agize icyo agura, kandi nta munyarwanda utagura kugeza uyu munsi, afite ikintu agura byanze bikunze. Ashimangira rwose yuko akeneye fagitire ya IBM kugira ngo amenye ko umusoro uri ku gicuruzwa aguze uzagera mu isanduku ya leta. Icyo ni uruhare rwa mbere rw'ibanze ngira ngo buri munyarwanda wese aramutse arukoze, twabona ibintu byinshi byikubye inshuro nyinshi ibyo turi kubona uyu munsi. Niba uri kuvuga ngo hari iterambere turi kubona wenda mu cyaro cyangwa se no mu mujyi, rishobora kwikuba kenshi kandi mu buryo bwihuse uramutse ukoze uruhare rwawe nk'umunyarwanda. Ariko kandi ushobora no kubona abandi bantu bari muri magendo. Ushobora kubona bari muri magendo nabo baracyahari, ukavuga uti oya, uyu muntu ndamubonye reka nze ntanga amakuru. Ugatanga amakuru tukabasha gukurikirana uwo musoro yagiye kunyereza, ukagaruka mu isanduku ya leta. Urwo narwo ni uruhare rukomeye, kandi hari benshi batangiye gufata iyo ntambwe, bateye iyo ntambwe, baduha amakuru umunsi ku wundi. Bityo tukabashimira abo ngabo nabo, ariko tukanahamagarira abandi bose aho babona amagenda inyura kugira ngo batubwire bati dore ngiyi, bityo tugaruze umusoro wabo nabo ubagarukire. Ni uruhare rwa buri munyarwanda wese, ntabwo ari Rwanda Revenue gusa, ntabwo ari n'izindi nzego dufatanya, ahubwo buri munyarwanda wese afite uruhare mu gutuma umusoro winjira kandi ukinjira ari mwinshi. Rwanda Revenue irashimira abanyarwanda bose bakomeza gutanga umusoro ku gihe, ariko kandi kanahwitura abadatanga umusoro kwisubiraho. Urebye imyumvire yagiye izamuka, impamvu umusoro utangwa, abantu bagiye basobanukirwa impamvu mu buryo burenzeho, no kwibwiriza gusora. Buriya kwibwiriza gusora ni ikintu gikomeye, kandi tugenda tubibona uko umwaka ushira undi ukaza. Noneho turebye by'umwihariko nk'umwaka ushize aho isi yose yari ihanganye n'icyorezo, byashobokaga yuko umuntu utarumva impamvu umusoro utangwa, atarumva icyo umusoro ukora, ashobora kuvuga ati dore icyorezo uko bimeze nta musoro turi butange. Ariko hagaragaye imyumvire ihambaye yo ku rwego rwo hejuru, aho abasora bagiye bitwara neza, kandi noneho unarebye mu myaka nk'itanu ishize, twe kuvuga n'umwaka ushize gusa, ubona yuko umubare w'abasora wagiye uzamuka, aho wavuye ku bihumbi nk'ijana birenga. Uyu munsi tukaba tumaze kwandika abasora bagera ku bihumbi 231 birengaho. Urebye kandi noneho no mu misoro yagiye ikusanywa umwaka ku wundi, ubona ko hagenda habaho inyongera iri hagati nk'10% buri mwaka. Iyongera bivuze iki? Bivuze yuko n'umusoro ugenda uzamuka uko umwaka ushira undi ukaza, kandi noneho tukabona benshi bibwiriza kubahiriza inshingano bafite, utiriwe ujya gukomanga ku muryango wabo, utiriwe ujya kubabwira ngo dore inshingano ufite niza, bavuga ati oye, umusoro icyo ukora ndacyumva, bimaze kungaragarira, ibyo watugejejeho biragaragara, no mu bucuruzi bwanjye ndi kubona impact nziza cyangwa se ingaruka nziza zangezeho. Kuko wenda niba hari umuntu ajya kurangura akagenda mu muhanda unyerera mubi cyane, akamara iminsi 3 mu nzira, akabona ko ubucuruzi bwe noneho asigaye agenda akahamara amasaha, icyo gihe ni ikintu umuntu ahita avuga ati iki ndagisobanukiwe, ndakibona icyo umusoro wankoreye. Reka rero mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kirashimira buri wese ukora ibikorwa bibyara inyungu utanga umusoro, kandi kikanahwitura n'abadatanga imisoro kwisubiraho.